akakwicara iruhande akagushimashima bikarangira uvuze ati kabisanga aho ngomba kuyatanga bikarangira umufungo kuvuyeho nta n'ikintu umutwaye ari ukugushimashima ubwo wowe ibyo ngibyo wabyita iki? uri kubyumva rero nyine impamvu ngemba mbibabwiye nuko aba bantu nyine bakoresha zino YouTube ngo baratubura ngo nabapfumu ni ibiki Imana bari ibisambo bro abari ibisambo nka kiriya kiniga ni igisambo kiba kiba abantu ra nk'ukuntu kivuga ngo kinywa amaraso n'ejo nabonye video cyakoze ngo bishe inkoko ngo bashira amaraso ngo iyo nkoko ngo izo nkoko ngo mukasikiriyeri ngo ari maraso kama amaraso ngo akayanywesha ngo wine ibyo bintu bibaho abarokore Yesu ashimwe ahimbaza pati usengera mu baki Katolika. Mbwira isengesho ryo kwicuza. Isengesho ryo kwicuza ntago ndiza ariko nzi ko batangira ngo ibyaha byanjye byose nakoze ndabyanze ko bineranya nawe bikadutandukanya nshaka kuba wawe ndagerageje ngaho twagiye ubundi nta zina ry'inyarwanda ugira witwa Patrick Krishin n'undi Patrick Krishin byakometse ababyeyi n'abahinde wakuriye mu Buhinde rero kamusubize vuba Pateri ni mama arinyise Krishna ni papa arinyise ubwo Pateri ubwo Krishna bisobanuye Imana ariko atari Imana nyamana indi Mana ubwoko bwo kwa papa Pateri ni umutagatifu n'abahabona umutagatifu witwa Pateri ubwo rero nanyu mu batagatifu ndimo ubwo ndi Peter ndi kinine mutagatifu Peter twizihiza rero mu kindi kirimi cyo kwa bene wacu Pateri rero yego nawe urabyumva ko nanjye ndi umutagatifu hari akantu ushaka kumvisha umva kano kantu mukaza mutanga amafaranga timuragira gute muzo mwabakonga muzo barye muze mubarya nabyumvishe bazabarya bazaturi n'abara abahungu b'ibigori gino natinya kubibwira Yes, ndagushimiye kandi nguhaye ikaze wowe yamaze gukora subscribe kuri Rwanda Shine TV. Rwanda Shine TV ni channel ubona amakuru agiye atandukanye ndetse ni channel uzajya ubonaho amakuru agiye atandukanye. Njyewe ndagira ngo wenda n'ubwa mbere munyumvishe kuri Rwanda Shine TV tuzajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ariko murabizi ko njyewe banyita Paul mwagiye mumbona henshi ndetse muzanya n'umunambona kuri Rwanda Shine TV sometimes nanjye nzanya nza kuri kamera ariko nagira ngo mbabwire ni niba utarakanda subscribe nyamuneka akandi ko kanya ngo kande subscribe kuri ukazogera kare hasi kugira ngo ibiganiro byacu bibe salama ndiri Paul bavumba kwijwi Lieutenant General Commando de Brigade Dora Muru kamigaritse imigari gafite imigambi yo kugibwami inshuti y'abanyarwanda papa nkandi umwana wa perezida imbere yanjye ndi kumwe kigero ndabona kirubakasa mutwe imbere yanjye ndi kumwe n'umuvandimwe inshuti yanjye dusangiye ibintu byinshi ariko ndidusaba ibyo tudasangira Krishna yo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hariya bara abadive basukuzanya gute abadive basuzanya ngo it's abatonzi abadive Maranatha Yesu Maranatha oya yego ngo nimba Yesu mwami aze nimba ari oya ni Maranatha abwo abayehova abayehova nabasenze kwasuzanya abarokore Kristo Yesu akuzwe abarasazi Yesu ashimwe abakatolika ni Yesu oya abakatolika baravuga ngo Yesu akuzwe abarokore Yesu ashimwe ahimbaza pati usengera mu baki Katolika. Mbwira isengesho ryo kwicuza. Isengesho ryo kwicuza ntago ndiza ariko nzi ko batangira ngo ibyaha byanjye byose nakoze ndabyanze ko bineranya nawe bikadutandukanya nshaka kuba wawe ndagerageje ngaho twagiye mbere ko twinjira mu kiganiro twagiye ngwino mutagatifu
sanga imitima yo kwiyana gukunda wohereze roho wawe byose bibe bishya isi zabone guhinduka dusabe Imana amenyesha ko Imana kutagatifu tagasaba kubwizwa nawe Pate ntabwo uri umukatolike Pate ntabwo wowe genzi ari umuntu ibyangombwa Fabrice namajije Fabrice namuzamwe n'Nyamasheke tuba mu gipangu kimwe hano aho dutuye abaje gusura umunyamakuru w'inshuti yanjye tasamu gakire tuba mu gipangu kimwe Fabrice namajije ngo Fabrice ngusengera mu baki ngo nsengera mu bakafiri narajya mvuze gukirane nawe usengera oya nango ngiye nsengera mu bakafiri okay Pate wowe meze se mwana man ndi guci meze neza uko bibona yego meze neza ariko urakonje sinzi mvuye ahantu hakonja muri frigo se babanze baguha akantu gakonje se have ndubwira nyine maze iminsi uve hano hakonje Pate ibyo bintu turabigarukaho nyuma uretse gato turacyari mu turere mpamvu ubona ibintu ari ibisi nese ko mubyukwishe ngo ariko ngo maze iminsi urwaye maze iminsi ndwaye igifu cyawe kimereye nabi kabisa ariko no ntago ndamera fresh ariko mfite nyogokuru wanjye mwana uvura igifu ese abantu benshi siko bigize abaganga umwe ngo usekure ngo amashu undi ngo utogose warabona abantu batogose ubunyobwa koko buhiye oya bubisi bakabutogosa katonda wange ngo nawe ni umuti ngo uvura ariko mana none se ariko ngiye biri serious nyogokuru wanjye aravuga kuko ngiye nyogokuru wanjye ngiye nakuze narya inyama noneho kuko ngiye nakuriye kwa inyama se zihuriye n'igifu nyumva mbigusobanurire ariko wakuze inyama uri inyama ni ukuvuga ngo iyo usanzwe utarya inyama ukazirya urafuruta n'igifu kikakumera nabi ariko ngiye nyogokuru wanjye ngiye yarambwiye ngo kuko utarya inyama yaratetse inyama ngo ntabwo nzirya ngo buretse yarazimaye ndazirya abona nafurusa ngo burya nagurya inyama ni atajya cyo ko nabonye yaciye bya gaperi abivanga n'ibindi bintu arabitogosa arabima ndabinywa amaza nyama ndazirya ndafuruta ebana nararutse menya niyo mu nda hari narayirutse atanga ngo ngubu uzajya urya inyama ikintu cyatuma gutarya inyama wakirutse neba guhera ubwo duhuze nawe turumva ariko bisanzwe nyogokuru wanjye mukecuru arakasa muto nyogokuru wanjye ntago ari umuvuzi gakondo ariko we azi kuvurisha ibimera ariko ntago byabandi bavuga ngo bamanika ibyapa we iyo ugiye nyine kwivuza ashaka kuguha umuti tu kandi ikintu cyose kimwegera ashaka kugikoramo umuti twikomereze ukabura mwamamarije ndamwamamarije ariko ariko ushaka wese nazamujyanayo tu nazamujyana ukabura mwamamarije twikomereze Pateri ubundi izina Pateri ndabikeka umuntu ukonyana ntago bwa mbere akubonye undi Pateri ryavuye amazina yawe ndabizi ko twa Pateri Christian ashatanye bavuga ngo inshuti yanjye ubundi Pateri nk'umuntu ukonye bwa mbere kuri Rwanda Shine TV ariko iyo televiziyo bayibonye tubwizanye ukuri tutaragenda kuri iryo zina Pateri iyi cano ubona gutya we urabona ibrandinze gute nyine brandinze fresh iyo n'ikirangantego cy'igihugu niyo mpamvu nyine n'ibigomba kuvugirwaho bigomba kugira abanyarwanda akamaro akira urumva rero uko niko nyibone brandinze neza afite izina ryiza yego ni Oje none se Pate tutaninjira mu kiganiro neza ubundi nta zina ry'inyarwanda ugira witwa Pateri Christian ubundi Pateri Christian byakometse ababyeyi ni abahinde wakuriye mu Buhinde rero kamusubize vuba Pateri ni mama arinyise Krishna ni papa arinyise ubwo Pateri ubwo Krishna bisobanuye imana ariko atari imana nyamana indi mana ubwoko bwo kwa papa Pateri ni umutagatifu n'abahabaho n'umutagatifu witwa Pateri ubwo rero nanjye mu batagatifu ndimo ubwo ndi Peter ndi kinene mutagatifu Peter twizihiza rero mu kindi kirimi cyo kwa bene wacu Pateri rero yego nawe urabyumva ko nanjye ndi umutagatifu reka twinjire mu kiganiro Pateri Pateri umuntu uyu munsi aboneye ikiganiro nibwo cyaba cyasohotse ariko hari undi munsi tugikozeho ariko niba ari umuntu ukurikirana ibintu bibera mu gihugu cyangwa bya showbiz cyangwa bya sport atabimenya
Pateri wageze mu Rwanda uyu munsi urambwira uti ndarushye ngiye kubanza njye kuruhuka. Pateri umaze igihe uri hehe ko utagaragaraga mu biganiro ku macana ahantu hose? Umaze igihe uri hehe? Unabihuze n'ikitumye uza uvuga ko hari filime ugiye gukinamo wambwiye, ariko mbwira Pate umaze igihe uri ahagana hehe? Kuko nabanya amafoto hari abantu mwabisekanye ku kibuga cy'indege. Njyewe rero urumva ndi umugabo uhagarara ku jambo rye, sibyo? Reka tubivuge turi seriye nta mikino irimo, sibyo? Yego. Rero njyewe ari urabizi imbere ari ibintu twiye kuganiraho mbere urumva nkubwira ko ari ahantu ngiye kubaka ikintu bita umuturirwa wo kubanamo na Mombebe. Ndabyibuka n'iki wanjye. Yego. Urumva abantu ariko baramuzi, ntabwo ngiye nkeneye kongera bavuga ngo ni kanaka uri kubyumva. Njye nari naragiye kubaka ya nzu, rero nari narabwiye abanyarwanda, urabizi turi 10, ubwo nagombaga kugaruka nkubwira ati rero inzu yanjye irarangiye akageretse, ngiye kubanamo nande na Mombebe. Rero niko kugaruka mu ibanga rikomeye, kubitana n'abakinnyi b'ikipe yitwa APR bari kuza, ubwo nuko wamfasha. Ariko sibyo APR muri Tanzania mu marushanwa ya Darport Sekafa Darport Kagame Cup, ngira ngo barabizi ko yegukanye umwanya wa 2 itsinzwe na kuri penalty n'ikipe yitwa Red Arrows yo muri Zambia. Byagoranye cyane, ngira ngo mwabibonye ko uwitwa Yungu bamwita Arsene Tuguma twishima mu Gatsata ari we warase penalty ketare hejuru, kandi abantu bamucira ubanza birabibaho ni football. Nabonye amwe mu mafoto ugeze ku kibuga cy'indege, abakinyi ba PER mu gitondo kuri wa 2 binjiye, nawe aribwo uri kwinjira mu gitondo. Pateri twakoranye ikiganiro bwa mbere, uvuga uti ndabyuka ngiye twagikoranye, ni nanga turiho twagikoreye, uvuga uti rwose umudamu wawe ati ugiye kwiyoroza amarira harya mugura bamwitanguye. Ndabwiye ko abantu bamuzi. Ninde oya moye bamuvuge niwe wanga ndamuvuga. Ntari we muvuga. Oya muvuge Pati mwivugire. Kutinya kumuvuga? Oya muvuga mwana. Mwivugire. Akareka. Nzamura ndirimba umugore wanjye. Vuga umugore wanjye ahubwo muvuga. Reka turaza kumujya tumuvuge, reka twe tumuzikanye mu gihe utashaka kumuvuga. Urumva uretse gato urangije uravuga uti ugiye kujya uramushaka no kumukubwira se basibirangiye. Yego. Ngaho ni Pastor Mutesi. Waravuze uti ngiye Pastor Mutesi, kuko abarbizi ko Pastor Mutesi umugabo we Rusagara yitabye Imana. Urangije uvuga uti ngiye kumworeza amarira. Twakoze ikiganano muri content yavuga ati ariko Pateti ako gakopre kabari sawa, ati muri mugore ati wewe wivanamo ibyiza gusa harimo n'ibitutsi. Harimo n'ibitutsi, ariko buriya ngiye niba abantu baragushigikiye se gwa inoti ngiye ndinde wo kuza ahubwo mvuga ibi tuye twirebera ibyiza, niba abantu baragututse nibwo niko babibonaga, ubwo we bamenyesha amakuru avuga ko gahunda za. Yego. Urangije avuga uti ngewe muri sama, ndabyibuka hari mu kwa 4 ku itariki ari cyane mu kiba kuri zingahe ku itariki zingahe? Aha, twagikoze icyo kiganiro ku itariki 5 oya 6. Twagikoze ku itariki 6 icyo kiganiro, buri bukicuna mu kikaba. Icyo kiganiro cyarayeho kuri YouTube, icyo kiganiro cyarayeho kimaze kuraraho, nibwo abantu batangiye guta amabuye ari no mu cyunamo, nabwo Rusagara yaramaze iminsi itabye Imana, umugabo wa Pastor Mutesi ari muri Amerika. Uravuga uti ngiye muri sama nzamunungura, none kandi koko debuti mu kwa 7. Pateri ngira ngo wari wanavuze ko uzamutuza i Burayi, kandi umaze iminsi uri Burayi, urumva? None Pateri wageze mu Rwanda. Pati ese ko kukikuzanye mu Rwanda ni filime ugiye gukina nuko bivugaga, cyangwa uje kurongora Pastor Mutesi? Ndirunje kuyivana mu nzira nkuko bizi, nkuko nabikubwiye. Nimba diro zo kubaka zirangiye urumva buri ahubwo se agakote uri tayari
kuko kwa karindwi ngomba kurangiza deal ngiye kandi kare njye nababwiye ngo njye ndi gushaka abantu banyambarira ugira ngo ndi mu mikino sinabikubwiye warabimbwiye uravuga uti narafata za kamera kusibe ko umuhungu wacu atari naha nagafunze ko atari nagafunze unabonye guhamagara afata umubwira uti tega indege njyewe ubukwe burarimbanije ikindi njyewe urabizi ko ndeye musimu ubukwe nkavugira n'inka mu bukwe bakazi baba baze kukarya njyewe ariko ikintu kikunyemeza ko ubwo bukwe buhari nuko avansi wayiri wamayese nkane mu gitondo none Pateri Krishna ubukwe burari tugiye kubona invitation bwana munyamakuru rero kuvuga n'amafaranga wariye uratuma n'abantu bandi banyaka amafaranga menshi oye niba ufite amafaranga ku wayino tutayatanga oya cyakoze urasa neza by the way n'ubundi muransanye none koko diru niyikuzanye ugiye kurongora ngiye kurongora bro uko bazaberayo naho ubu nyine wowe next nzabikubwira ese pata amafaranga yakuye nose nawe nkubaze se nkubaze nk'ikibazo ubumbajije ubu nawe nkubajije ngo amafaranga yakura wambwira ko yakurayo itubize njye nta mafaranga ngira oya iyo utayagira waba warapfuye uri ikibe ahubwo bandemere undi se wakureme natarika mbabwire yego amafaranga ahantu ava nta muntu wese ukunda kuvuga ngo amafaranga yavuye ahangaha aba yavuye mu buryo bwiza kirake reka si telefone yawe reka mukwitabira witabira umuntu nta phone ngira isonuko komeza twibwire uri kumva urumva nta muntu uvugana amafaranga ava ahantu hose amafaranga yava ariko ava mu buryo bwiza yego ni guca sibyo n'ubu ngubu aka kanya nawe dushaka amafaranga ko biri kuvuga ko hari umudiaspora mwakundanaga ngo yaje gukoreza miliyoni 60 ngo itubivamo ngo ikundira Pastor Mutesi ayo makuru niyo nanze ayo mafaranga hari umudiaspora ngo gwe miliyoni 60 ndazanga uraza yafata utumutera utwatsi bivugwa ko ari yo se ngiye koresha mizo yego ngo ugiye kurongora ariko ari na wenda wasanga ari nabyo barantwerereye kugira ngo diru zive konze ko nta muntu watwerera miliyoni 60 ariko ari abantu bagira urukundo none se ubu tuvuge ko nk'urugero nk'abantu baremera abantu ari uko nta bibazo baba bafite wanyibwiriye uti Kiramani yakoze ubukwe bwiza nariko bagiye kubona Pateri wari we nanjye nyine nanjye nagize ishyari kuri buri ubukwe nanjye ngiye kuzana izo nyine uvuga bampaye nanjye nsozemo izo di ariko mana njye nuko telefone yanjye iri ku muriro nari ngiye gutambereka imodoka Pateri yavuze azagendamo tubwire ubundi wakundiye iki Mama Mutesi sabonye ko abantu benshi bamurwaniye yego sinabwiye ko bamurwaniye se hari barimo na Claude nari igiye kuvuga ijambo rikoze kuri Aisha yanga abantu bose ngo bari abahungu bamurwaniraga namagweje oya ibyo nabyo turabigarukaho inshuti yawe Nzovu ari amukunda ko umva se nibyo nanjye vuga bari abapasiteri bose bavuga biriya bigambo yego namagweje uri kumva noneho njyewe so mubwire ngo yego meze gute njyewe mubwire ngo ndi nk'iki mu ngo uri king oya njye ndi sitiyo wowe uri sitiyo ya hehe yo muri Kongo yoya y'umusivili usanzwe kugenda y'umusirikare utazwi oya ntago ndi umusirikare nyine nuko umva bamubwire rero gahunda ukuntu zimeze yego ubukwe burapanze avansi bamaze kuyirya urumva ikintu twabwira abanyarwanda bakube agakweto bambare agakote yego gahunda ni gahunda ikindi nshaka kubaza ntabwo iki kiganiro nifuza ko kiza kuba kirekire ariko tubigendemo neza none se Pate kuko mu byukuri nicyo kikuzanye mundi ubwo n'ubukwe ibya filimi wambwiye byo bimeze biti ibyo filimi bya filime ibi filime wavuze ko hari contract ngo wasinanye n'witwa Nyambo umva
ntabwo ngenda hasinya kontra ariko njyewe nk'uko wabibonye njye natangiye gukina kwa Nyambo muri filime bita Ibanga, nshishikariza n'abantu kuyireba. Rero muri ubwo buryo mu byanzanye nabyo urumva yego birimo ubwo ari ibyo nashutingiye hanze bigomba kujyamo nawe urabyumva. Rero muri ubwo buryo filime ni ya Nyambo ni ya Nyambo, ni muri ubwo buryo nabikubwiyemo ndakubwira ati noneho ndabica nzanye deal ya danje, noneho ndabica kuri filime. Nawe urabizi ko natari nsanzwe nyine amafilime ariko ibintu byaje byahindutse. none se twigarukiye ku bukwe, njye niho nshaka kwitsa cyane ababifata nk'ari pranka uba uri gukina. Hari n'abavuze ko ngo bazagufunga ngo oya njye nanjye nkora planka ni zaba planka sibyo. Reka ibyo ngibyo nkubwira abantu bakina ama planka. yego arya muniga bamwita Akana k'Imana. Ura muniga uko bazaho kabisa urana umuteka mutwe bariya nibo bakora planka tumujyaho b'ibisambo. umuntu utakana k'Imana undi ni Kana k'Imana, impano y'Imana, impano y'Imana undi mufata ute? mufata nk'igisambo gute? rero ngine ni nk'umutubuzi man. Njye ari ikiganiro nabonye kirambabaza cyo kuntu umuntu yamwandikiye mani kuri WhatsApp agamubwira ko nabonye ukora ibitangaza nanjye wankore ibitangaza ngabona amafaranga. Yego undi aramusubiza ati njye ndi busy rero njye ndaza kukubwira ukuntu gahunda zimeze. ibyo kuba ufite ubukwe byo twabyumvishije, reka ahubwo nsaba abantu batangiye bagutwerere, ako nyaboneka muzatwere patero ko mwabonye invitation, apana bya bintu byawe byo gutwereza mutaragira. Umushuti wanjye wadutwereje tamutwerera akorana invitation za fake turatwerera, dutegereza ubukwe aho bwari kubera tugezeyo tusanga na bukwe bwabaye. Ngira ndo umusikama we iyo ngingo yo twamaze kuyirengaho. Uvuza ko kantu kubusikama mpita njya ku muntu bita impano y'Imana. Urawe ni igisambo. Impano y'Imana rero njyewe turetse iby'ubukwe bwawe ni igisambo. Gute? Kingufa ahubwo cy'igisambo. Ushinja wita umuntu igisambo. Gereka mu story. Impano y'Imana atuburiye umuntu. Yego njye mutuburiye gute? Umuntu yaramwandikiye ati nitwa Kanaka, nabonye utanga ubutunzi kandi nanjye ndabukeneye. Yego Impano y'Imana aramusubiza ati rero ndi mu bintu byinshi, ninza kubisoza turaza kugira gute, turaza kuvugana. Ibyo bintu arabisoje yandikiye wa muntu ati rero ugomba gushaka amakesi 2, undi arashatse amakesi 248. Undi amubwira ati se ko nayabonye amakesi abatiyohereza, amukubita nimero itari guma ngaho amukubita nimero itari amuha nimero zitari zitamubaruye zitamubaruye. Yego komeza. Umuntu ayoherezaho bya 48 z'amakesi 2. Yego undi aramubwira ati rero genda ushake amafaranga yandi 220. Yego nkwereke ukuntu tubigenza ubona amafaranga. Yego Jama aragiye aranaguzagujije amafaranga yabonye. Ndaramubwira ati fata amazi ushire mu ndobo, ushiremo nawo, mushiremo n'aya mafaranga, uyakuremo uyatondeke ku murongo. Undi arabikora. Undi ahita yongera amubwira ati rero ugomba kunywereza andi makesi 4 ya byeri. Umujama yumva ni ibisazi. Ahita amubwira ati rero amafaranga washize ku murongo genda ushaka umwagenti uyame. Urumva nyine nk'igisambo, nk'umuntu mukuru yasavuga ati uyu muntu arashaka kundangiza. Birangira afashwe. Ikindi kintu abantu batanazi nuko bino bijama biza bikabanza bigatuburira ku macano
y'abandi byigira ngo ni ibinyemaje kugira ngo babone ukuntu byiba abantu. Noneho nk'uriya yabanjiza akora ikibuga cyiwe ajya kubucano bwose arabuzenguruka hanje atajya gushinga cano yiwe yibiraho. kandi navuga ngo abanza gukoresha ngo ibintu by'inzoga ngo ibiki biriya bintu by'inzoga njye niyo mpamvu mbwira ngo nemera ka kajwi yatweretse uburyo bwose izo maji zikoreshwa kugira ngo ese ni maji cyangwa ni impano koko yamuhaye yo kugira ngo ature amafaranga. Oya, impano y'iki atubura amafaranga urumva ntabwo yakabaye ameze kuriya sibyo se abaye atubura amafaranga nk'inshuti ziwe bose baba barakize. Rero biriya bintu ni ukwiba amana kandi wibuke ko ari abantu bamwe na bamwe babizerera muri biriya bintu bamwe nyine batajijutse yiba. Yego uri kubyumva. Rero nyine impamvu ngemba mbibabwiye nuko aba bantu nyine bakoresha zino YouTube ngo baratubura ngo nabapfumu ni ibiki Imana bari ibisambo bro. Abari ibisambo nka kiriya kiniga ni igisambo kiba kiba abantu. Ra nk'ukuntu kivuga ngo kinywa amaraso. N'ejo nabonye video cyakoze ngo bishe inkoko ngo bashira amaraso ngo iyo nkoko ngo izo nkoko ngo mukasikiriyeri ngo ari maraso kama amaraso ngo akayanywesha ngo wine. Ibyo bintu bibaho. None se pate nkawe ibyo bintu wabibonye wiberere ibwota amasimbi nkawe wibona koko niba usenga twatangiye tubwira ko usenga uri umukatolike ntabwo wizera ko Imana ishobora gukorera mu muntu ikamuha ibitangaza nk'uko tuye tubona abitwa Pastor Claude ngo bakora ibitangaza ku buryo umuntu yaba yifitiye iyo mpano yo oya man nta muntu ubaho ukora ibitangaza. Umuntu wakoze ibitangaza ni Yesu twemera kandi nawe si umuntu. Rero bibaye bimeze gutyo wenda bakora ibyo bitanga Imana yabikoresha ikimenyane. Wemera se ko Imana ikoresha ikimenyane? Oya nose ari umuntu usenga kuturusha. hari abantu ngo babere musenga se ndasenga sinsenga se nose ko iki Imana twitadiye izo mbaraga. abantu bakora muri iyo isomo bakuramo ni rimwe bareka basenga Imana yabo bemera. Bareke kuvuga ngo rona yeretswe ngo yeretswe. Nose tuvuge ko utarahora no ibyo weretswe ubuse ibyo weretswe byose niko bimeze. Nose sarano batubura amana none aragutuburira bano bajama mane wagira ngo sinzi kuno bameze ashobora nko gutubura bawe ati Imana igiye kuguha nk'iki kintu nyuma y'igihe ukabona cyo kintu koko yakubwiye kirabaye ariko nyine nago nemera ko ari cyo abayeretswe kuko niyo umaze kukibona nimba ari Imana iba yamutumye ajya kutwaka iyo bibaye akwaka icya 10. Imana se iko yakijije abantu Imana yengeze ibaka icya 10. none bakuvanga ibyapfubirirwa n'abapfapfa nyine n'abapfumu. None se pate utukiri kuri ya mpano y'Imana umusore we wifata agafata akagura umutwe bw'imodoka cyangwa akamugurira inzu cyangwa akamusohokana ahantu harenze ariko atarubakira iwabo ataragurira na se imodoka mbese agasanga ari gukorera ibintu umukobwa. Wowe reka musubize namaze kumva kagiye nkwereke kuri principe zanjye zitari iz'abandi. Ngiye sinshobora kugura imodoka umuntu urumva ntayifite nshobora kubaka inzu umuntu ntayifite. Rero ukora ibyo ngibyo abafite uko yiyumva hari n'abantu bagira urukundo rwinshi urumva. Hari akantu ushaka kumvisha umva kano kantu inabara abahungu b'ibigori gino natinya kubibwira uretse mwumva badutitize twumva hari riporo babatitize ceceka yega twatega amatwi wumve uyu mugabo turabwira so raporo mwivuganye n'umukobwa karatukweze batifaranga gafaranga komeza wumve
akubwira ijambo rero asoza ndashaka iphone urayimukubise ndebera n'akamodoka nturayigurira so na nyoko ko baragenda n'ibirenge hanyuma muri kurayigurira umwana w'umukobwa ntimurashakana iyo bose iyo ari kuriya basoza bati iso na nyoko ko baragenda nta modoka iso na nyoko bakubyaye bakakurera bakakwigisha aka kantu wakumvishije pate ndashaka kumva aka kantu neza kugira ngo twinjire noneho mu kiganiro kuko bumvaga imirabyo batari bumva inkuba ndashaka yuko ushyira mikoro yawe umva kano kantu neza umva noneho neza gafaranga ati ndashaka irya iyo sijya telefone igize ni yihana ngo ndashaka iphone urayimukubise ati ndebera n'akamodoka nturayigurira so na nyoko ko baragenda n'ibirenge hanyuma ngo uri kurayigurira umwana w'umukobwa ntimurashakana iyo bose iyo ari kuriya bazoza bagi iso na nyoko ko baragenda nta modoka iso na nyoko bakubyaye bakakurera bakakwigisha kuragurira umwana w'umukobwa mutarashaka n'imodoka wabyumvishe tukiri aho ngaho kuri aba bantu bavugaga abasore natwe dufite defu ugasanga utangiye kugurira umukobwa telefone imodoka yewe uri kumusohokana uri kujya no kumugurira imyenda kandi nyoko nta n'igitenge umuguru ukimugura kuri bonane gusa pate ibi bintu bivuga iki abasore bo muri Kigali ugiye kuvuga ibintu byinshi rero nabwira ibintu byinshi urumva uwo muntu yarabisobanuye fresh uri kubyumva ntabwo bibuje ko nyine abahungu twabaye imbwa niko nabyita sibyo kubera muri twebwe dusigaye twumva ko kugira gute kwirwa tujya dusambana tujya kwirira ibyana ari byo bintu bisigaye bitwika tuva home tujya mu byeri tujya kwisambanira ubwo iwacu nabo ntituzi ibyabo ariko nanone hari n'ababyeyi nabo yego batita nyine ku bana babo urumva muri iki gihe ugasanga nk'umupeta arakuze ntazi ibya se ntazi ibya nyina yego nawe yirukanka imihanda nose ubwo urumva najya kugurira igitenge mere ntarabonye urukundo kandi n'umusaza ari n'igihe ubwo bucera bubona akajya kwirebera ibindi byana impamvu no majwi nashyizemo nashaka ngo tuyahuze na bya bindi bya ya mpano y'Imana urumva mpano y'Imana biriya bintu ngiye bifata nk'ubutubuzi kandi bushingiye ku giti cye urumva ariko nkabihuza n'aba bantu urumva nabyo navuga ko bya bintu byo gufata amafaranga ugeza abakobwa ntabwo ari ubutubuzi oya kuko burya kenshi umukobwa ashobora kudakora mu mufuka ukikuramo ukamuhereza si tuvuge ko urumva si ko njyewe ntabikora nyine tuvuge ko nubwo uvuga ngo ntabwo ari ubutubuzi nabyo aba ari ubutubuzi reka gute ushobora kuba uri nk'ahantu umukobwa akakubona urakumva yego akakwicara iruhande akagushimashima bikarangira uvuze ati kabisa aho ngomba kuyatanga bikarangira umufungo ukuvuyeho nta n'ikintu umutwaye ari ukugushimashima ubwo wowe ibyo ngibyo wabyita iki pate reka tugana ku musozo twigarukira inyuma abantu bategereza itariki y'ubukwe ryari bwanjye yego nabwiye ko yego waje gutegura ubukwe se twabiganiriye nabwiye ko ariko tugane ku musozo abantu ku itariki sinene nagwaye mu kwa karindwi muri mu kwa munani oya njye nabwiye mu kwa karindwi yego sibyo ukwa karindwi ntabwo kurarangira sikubura iminsi mike se tegereza dukute invitation ngewe nzaza hano nkubwira ati umunsi n'uyu nambaye n'agakositimu nkubwira ati uri neza muri make ubu ngubu tugiye kukubona wagiye gufata irembo none pate tukiri aho ngaho reka tuhasoze umugore uzamujyana hanze muzaba kandi ariho mvuye kubaka naho uri kumbaza akuse pate inzu uyubatse mu mezi mu kwa kane kwa gatanu kwa gatatu kwa karindwi ariko muri mika bakisha imbaho dani iminsi mike ni vuba vuba ubura ngo imufite amafaranga inzu n'icyumweru yarara yuzuye ni iminsi ngahe ibiri ubu urarongoye cyane tukubare mu ngaragu cyangwa tuduguka mu ngaragu oya shabo mvanyemo vanamo ubu pastor wati bona mujyanye ubwo naza tuwa pasiteri ese mpamvu uretse inzoga naretse inzoga naretse ibintu byose
nta nubwo Abanyisambana. nabivuga ngo ntabwo ugisangira n'abakobwa ntabwo nyisambana ubwo ngo uzajya ibindi bimbaza. Pati rero reka tugushimire yuko wowe witabira ubutumwa bwacu kuri Rwanda Shine TV kandi hano urabizi ni mu rugo anytime tuzaza tugukenera tukubone. Gira icyo wabwira abakurikirana Rwanda Shine TV tuseze. Nkuko natangiye mbivuga ino televiziyo sibyo icya mbere logo yayo ni nziza izina ryayo ni ryiza ubwo urumva bijyanye na logo hazajya hacaho ibintu byubaka abanyarwanda yego kandi byiza yego nyine igihe icyo mbifurije ni ukuyireba bakayikunda yego kandi bakayikundisha n'abandi sibyo yego ikindi nsabye abankunda n'abatankunda bazakore subscribe bakore share sibyo ahantu hose haba kuri Instagram bashyemo n'ibitekerezo muri comment cyane n'utlike sibyo Rwanda Shine TV Rwanda Shine TV. Yes, reka dushimira reka rero dushimira abakurikiranye Rwanda Shine TV. Tubashimiye ko mwakurikiranye ikiganiro cyacu. Niba utarakora subscribe kanda kuri ukazogera hasi ahanditse Rwanda Shine TV. Aho ngaho hirya hari ijambo ry'umutuku ukandeho ukande no kuwongera ukandeho ukazogera hejuru kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngewe ndiri Paul kuri kamera twari turi kumwe na Mugabo. Kora subscribe rero tujye dukomeza tubane ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.